ntabwo bijya byihuta kunyemeza ko nkunda biragorana kenshi waretse kumbabaza waretse kunengo arambwira ati oya shakire n'ahandi njyewe ntabwo mbyara ubwo urumva mpita nibuka mpita ngaruka kuri kote yanjye y'ubumuga ndavuga naha bibaye nk'ibya mbere ko biri kose aranennye akajya agenda rero akabwira abandi bagenzi be bakaza bakambwira kugiye uriya kuri ureshya gutya ungera hano njyewe namuhinguka ari wacu tubura mushiki wanjye mubonye nagirane oya mbere yari yabanje kunyizeza ko babyemera kandi nayo nanamubwiye mu horizon zose ndabubwira ni dore mfite umwana ikindi mfite ubumuga ikindi byose ibi bintu iwanyu bazabyakira arambwira ati ntarebe ari nabyo byankuruye cyane ati nagukundiye umugabo ndavuga n'uyu muntu umenya afite urukundo Imana yamwihereye yego ubwo arangije akajya abwira abantu ngo uyu muntu ngera hano aha cyewe ku mushiki wanjye amubonye byagenda bite iwacu ntabwo byakunda bahita banca umuntu numvanye ijambo ry'Imana ringana kuriya ntacyo yakora reka tugende n'ubundi n'umunsi wo kuruhuka nta kibazo turagiye kumba ariko yari afite tageti iyo nzu yaragiye kunyereka yari y'undi musore wundi wari wayikodesheje ariko utarazanamo ibintu we none ateka imitwe ngo ayimutiza abanza yinyereke mu buryo bwa tekinike ze turagenda tuyigezeho arakingura ati dore niyo nshaka gukodesha se urabona ahantu habereye ese n'igihe twazatekereza ku bana bane nyuma y'igihe ahantu urabona hazaba hakubereye yarambwiye ari inshuti nyine uwo muhungu wakodesheje iyo nzu byarangiye tumenyanye hanyuma aza kumbwira atari kuri wa mugabo ko yagukoreye ibintu bibi tidisi ntabwo yagukundaga tiyagira ngo yivure amashaba abantu bagufi yagira ngo agire amashaba ndamubwira ariko jya wibuka ko wamemukiye jya wibuka mfatiranye mu ntege nyuranyagize urambabaza arangije arambwira ati mva nkubwire Antoine yego ndumva nkubwire erega burya byari bishingiye ku irari ryanjye nta rukundo rwari ruhari kuko nari mfite umugore n'abana narabikubwiye nuko nyine abantu bagufi kenshi abagabo tugira amatsiko yo kumenya ubwambure bwanyu ntiwarishimishije basi ati nyine abantu bagufi bizwi ko mutera amashaba ndabubwira se warayabonye ati have Imana yawe yaraguhoreye ati ntacyo nabonye uvi inkuru yanjye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze by'umwihariko muri buno buzima kuri buri munyarwanda wese umurundi umunyamulenge umugande bumva ikinyarwanda mwese mudutega amatwi bari muri Tanzania abari ku mugabane wa Amerika w'Uburayi muri Aziya ndetse n'ahandi hatandukanye turabasuje twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira impagarike n'ubugingo nicyo kintu cya mbere mbifuriza muri ubu buzima tujye twiga kwihangana ni kimwe mu bintu navuga ngo bizatuma ubuzima bwacu bugenda neza turi ku isi irimo ibigeragezo irimo amahwa iriho ibidutega byinshi cyane ariko utageze kwihangana ubwiza ukuri ko utabicamo uyu munsi birashoboka ko uri mu byishimo ariko uteganye ko ejo hazaza ushobora kuba mu bibazo ushobora kugira ibyago ntabwo tuzarama nk'imisozi abavandimwe bacu hari uko tuzababura ababyeyi inshuti ukajya gutyo buri munsi njye mbona amatangazo y'abantu bitabye Imana hari abapfushije uyu munsi bakiri mu kababaro ndababwira nti nimukomere kandi mwo gukomeretswa n'ubu buzima niko bigenda nuko bitamenyerwa ariko twagakwiye kuvuga ngo it's a part of life ni kimwe mu bigize ubuzima bwacu ibyiza ndetse n'ibibi iyo utangiye kubyiga hakiri kare ukavuga utereka mbanze niga uko nzabaho namaze kugira mu byishimo bikomeye uko nzabaho namaze kugira mu byago bikomeye nkubwiza ukuri ko ubuzima hari ubwo butakugora cyane ukakira ko nyine byose bibaho ujya ubona umuntu wageze mu bibazo bimwe byadanje nk'ibya Yobu ariko ugasanga hari ukuntu yitwaye gitwari mu buryo budasanzwe uyu munsi ndakwifuriza ko nawe umenya uko ubaho kuri ino si irimo amahwa n'ibigeragezo
ndi kumwe n'uyu muvandimwe uyu mugore mwiza yitwa Mukashyaka Antoinette. Mukashyaka, uraho neza? Muraho cyane. Umeze neza? Meze neza. Unywa itabi se nubwo nzi ikintu cyabiteye? Iryo jwi ryawe rinywa itabi? Ariko riramvangiye koko. Rirakuva hagiye koko ni ukuri? Ntabwo nywa itabi. Ntabwo unywa itabi? Yego. Narwaye. Warwaye twabyumvise, mba ndi kugucokoza. Yego. Uzi ko ufite amaso meza cyane Antoine? Ayiwe. Bajya babikubwira? Urakoze kubivuga. Urakoze ndakugurira niturangiza ikiganiro. Yego niko bimeze. Yego. Tujye kuganira ku nkuru yawe. Ku muntu utakuzi wamwibwira gute? Amazina yo twayavuze. Ku muntu utanzi amazina yavuze ni Mukashyaka Antoinette. Nuye mu karere ka Gasabo, Murenge wa Ndera, mu kagari ka Mukuyu. Akagari ka Mukuyu? Yego. Cyanye n'amashuri, mfite amashuri 6 yisumbuye muri comptabilité. Ikindi ni umudamu, ndi umufemeri. Mfite abana 2 b'abahungu b'abasore beza cyane. Bose beza cyane? Yego beza. Bamaso nk'ayo ngayo? Yego. Niko nuko wifuje gutangiza isengesho? Okay. Nta kintu burya twakabaye dukora tutakiragije Imana. Kadusenge. Imana ishoboye byose, Imana ifite ubuntu butangaje, Imana ifite imbabazi, Imana itanga umugisha mugira mu cyaro, Imana itanga imvura ku babi n'abeza. Ni wowe Imana witwa ndiho, witwa Uwiteka. Ndagushimye cyane. Umwanya no kugushimira ukomeje kuturinda, ukomeje kwivanga muri gahunda zacu. N'ukuri utabanye natwe ntabwo byashoboka. Kakanya rero wagendanye nanjye ngenda, wabanye nanjye n'ukuri. Data iki kiganiro narakifuje none kirabaye. Unyoborero data, ume itangira ume n'iherezo, n'ukuri niwivangamo birakunda. Kandi yicano ya Gerard nayo uyibeho, n'ukuri umugisha cyo bana nawe, bana muri byose n'ukuri. Natera imbere tuzishima bagiye babana nawe mu bihe bitandukanye. Izina ryawe niryubawe, bisabye nizeye ko ushoboye byose. Urakoze Yesu. Amina. Yego Mukashyaka, tugiye kuganira ku nkuru yawe. Ni inkuru wenda ku batari kukureba neza, ufite ubumuga bw'ubugufi siko babyita, na batarazi kugenda byerekana bitayari, ufite ubumuga bw'ubugufi. Okay. Kuvuga ngo njyewe mfite ubumuga bw'ubugufi, ariko noneho ku bugufi bukabije bukiyongeraho nanone n'ubumuga bw'ingingo. Ubw'ingingo? Yego. Ubundi nuko ari ubu ngubu nyine mbonye ubu, ariko umuntu wambonye muri 2 cyangwa se hasi ya 2 nari mpinamiranye ingingo zose, amaboko, umugongo, ibice byose. N'amaguru wenda? N'amaguru yo, amaguru ubu niyo agifite ibibazo. Amagufa ari kurube, arahinnye. Ubwo rero niko wavutse se? Nanjye namenye ubwenge mbisanga. Bambwira ko navutse nk'abandi bana, ngira nk'umwaka nyemeze nk'abandi bana. Hanyuma rero uko byaje kugenda nabo bagiye babona bimeze bityo, njye menye ubwenge rero nasanze bimeze bityo. Yego. Ubwo ngira umugisha rero nza kugigatagara. Ngiye Gatagara, urumva ko nari mpinamiranye. Abaganga nyine bakoze icyo bagomba gukora, abo muri kine barakora n'abandi. Ubu rero niyo mpamvu resulta ni ngiyi. Ubu maboko nubwo abikirimo, ariko ndashima Imana bigejeje kora. Bitari kwituka kuko kenshi usubiyemo igitutsi bagutuka. Na yahe mazina bakunze kukwita bishingiye ku bumuga bwawe atarigeze gushimisha? Gerard, murakora hano. Ubwo uragira ngo mbyibuke cyawe cano yawe niyo abantu bakurira, uragira ngo ndirekana? Oya nturi, ntabwo cano ari abantu bakurira. Oya nyine urabona abenshi nyine wakira unze kubabona barira, ariko nyine urumva ukoze ahantu kandi ni byiza. Urumva nyimbe y'ubwenge nasanze nyine mfite ubumuga, ariko nsanga nyine urumva ni muri cyagiye nyine byari bitaratera imbere ngo bavuge ibi cyangwa ibindi babivuga.
banyitaga Nyirakarema ubundi bati ni igikuri ayo mazina yaramabaje kwita wenda se amazina ngo igikuri ntabwo ari ibintu byakuryaga byarandiye ku buryo byaje kungiraho ingaruka noneho nkajya mu rugo n'abandi mu rugo abantu baza kudusura sinshake ko bambona nakumva umuntu arasuje ngahita nirukanka mu nzu nkajya nk'inyuma y'urugi ngategereza nubwo wari burare washoboraga kubyuka utambuye kugira ngo utaza kuvuga ngo ka Karema kari hehe ariko noneho bikaza kunyica mu kanya urumva nihishe nibyo nihishe ariko n'ubundi wa muntu nibimubuze kuza kubaza ngo se Nyirakarema ari bikandiriyo nababarirayo bakwitaga Nyirakarema gutyo bikaba izina ryawe bikaba izina nyine Nyirakarema niryo ryari izina urumva nyine bikambabaza impamvu abandi bitwa mu mazina yabo jewe nkaba nitwa Nyirakarema ariko ubwo urumva byanteye no kutavuga nyine nk'icecekera ku myaka 12 ngize umugisha papa yaje kumenya ikigo cyitwa Gatagara aravuga ati uyu mwana wanjye disi mwana w'imfura wanjye kamujyane kumuvuza ngize umugisha ngezeyo urumva ko navuye mu rugo nari nshavuye nari mfite umutima ukonje kubera ayo mazina ngeze Gatagara rero sanga hari abandi bantu bameze nkanjye ndetse bari no hasi yanjye maze kubabona nibwo natangiye kwishima no ntangira kumwenyura ndavuga ngo burya ntabwo ndi jyenyine burya ntabwo ari jyenyine ntangira kumwenyura icyo gihe urumva ni naho natangire kuvuga urumva ko navuze ntinzi cyane rwose reka duhere ku nkuru y'urukundo rwawe hari ukuntu nyine abantu bafite ubumuga rimwe na rimwe bahura n'ibibazo n'ibigeragezo cyane cyane mu buryo bwo gukundana bwo guteretwa bwo guteretana wowe byagenze gute Antoine yego nyuma yuko abaganga bakoze ibyo bagomba gukora nasubiye nagiye muri societe nyine umva ubugufi wenda aho bwiyongereho gake ko mbere nari mugufi cyane kubwo guhinamirana urumva niba bamvuye niyongereyemo ndikizere kiragarutse kubera ko mbonye ko hari abandi bari hanyuma yanjye icyo gihe rero umuntu wasabye urukundo nanjye najyaga nijajara nkavuganira kananjye mbyemere hari menya burabonye nanjye birimo nkabyemera ariko kumbe umuntu ni mugari munda ni kure ariko burya yabaga afite icyo ashaka nyuma naje kureba usanga abenshi bagiye banyuraho babaga bafite icyo bashaka kindi ngewe ntareba icyo bashaka kindi ntareba mu myumvire y'abantu ya bamwe sinavuga ngo ni bose ngo ibikuri ngo abantu bagufi cyane abagabo baravuga ngo bavura umugongo nibyo bafite ubumuga bwo bugufi bukabije bitaga ngo ibikuri yego ngo bavura umugongo iyo ngo umurongoye ngo bikuvura umugongo cyangwa se ngo bikagutera ishavu noneho abagabo bakagira amatsiko yo kugira ute yo kuzagira iryo shaba cyangwa se gukira umugongo ariko jye simbimenye nyine bakambwira ngo barankunda ubu utagiye wibagirwa uwa mbere byakubayeho agasiga n'ikintu kinini mu buzima bwawe uwa mbere ni igikomere gikomeye n'uyu munsi uwa mbere ikintu cyambabaje yaraje nyine arambwira ngo arankunda ni umumotari umva abamotari ni benshi mu muhanda nanerewe ntabwo ari bwibone simbizi twahuye ntwaye kuri moto tugendanye agenda ambwira iby'urukundo ambwira ukuntu nta mugore afite kandi ikintu cyankuriye cyane ni ukuntu yasomaga Bibiliya cyane yayisomaga nk'uwayimize we uwayimize jera yari afite amagambo ya Bibiliya amagambo ya Bibiliya nkaho yayamize kandi urumva abantu twimereye gutya kenshi twe twizera Imana kurusha ibindi bintu byose bibaho kuko urumva societe ifite ukuntu ibitatwakira rero tugahita duhindukira tukirebera Imana ubwo uri umuntu uje uvuga Imana waragukereza nubwo buryo nanjye yanyereje anyereje yambwira ukuntu nta mugore afite byinshi cyane aranganiriza uko yabyumvaga bitewe n'icyo yashakaga nzamo gakeya birangira ngejeje iwacu ngejeje iwacu duhana nimero hanyuma duhanye nimero akomeza kujya arampamagara nyine njyewe ariko kubyumva bitari byaza neza kuko ntabwo bijya byihuta kunyemeza ko nkunda biragorana kenshi kubera nyine impamvu
ubwo nyuma y'igihe rero ikintu cyaje kumbabaza nicyo twamenyanye ku wa gatandatu ntwaye kuri moto haciyeho iminsi 4 amvugisha ngo binzemo ariko bitaranzamo ku munsi wa gatanu ngeze ndavuga ariko uyu muntu uko akomeje guhatiriza ndapfa kuvuga ngo ndagukunda birashoboka ko ayaba nkunda mbimwemereye nyuma y'iminsi 5 nyuma y'iminsi 5 nyuma y'iminsi 5 urumva ni nko ku wa gatanu ku wa gatandatu wanyuzemo ku cyumweru njya gusenga nawe arambwira ngo arajya gusenga aragenda ajya gusenga nanjye njya gusenga hanyuma amateraniro arangiye arambwira tumva rero ati hano inaha niho wamenyereye jewe mpimukiye vuba none wowe uvuye gusenga nta kazi uri gukora nanjye mfite moto n'uri buruhe reka ngutware uze njye kukwereka ahantu ngiye kwimukira ushimire niba ari heza ndavuga ko umuntu numvanye ijambo ry'Imana ringana kuriya ntacyo yakora reka tugende n'ubundi n'umunsi wo kuruhuka nta kibazo turagiye kumba ariko yari afite target iyo nzu yaragiye kunyereka yari y'undi musore wundi wari wayikodesheje ariko tarazanamo ibintu we none ateka imitwe ngo ayimutiza abanza yinyereke mu buryo bwa tekinike ze turagenda tuyigezeho arakingura ati dore niyo nshaka gukodesha se urabona ahantu habereye ese n'igihe twazatekereza ku bana wenda nyuma y'igihe ahantu urabona hazaba hakubereye ndangije ndavuga okay arinjiramo indani arambwira nawe ngwino urebe nkomeza guhagarara ku muryango mutima ukambwira ariko nkavuga avuye gusenga kaninjire murebe nkagira gutya mwanyangiranya ahita afata urugi arusunika ashyira ingufuri yari inyuma yimurira imbere ayimuriye imbere ingufuri nye imfunguzo arazibika yego ako kanya nyirubwo ibyabaye urabyumva nambaraga nari mfite zo kurwana cyambaje umunsi nakuye umwana w'umuhungu ari ufite umunsi w'imfura afite imyaka 6 nta yandi mahitamo nari mfite nyirubwo ntashye umva narayitahanye ngeze mu rugo nyuma y'igihe nyine mbona umva ndatwite ndabubwira ariko hanenda cyagihe ibyo wakoze nubwo nta bushake nari mbifitemo ariko dore cyavuyemo nyine urumva ntwite yasubije amagambo mabi cyane yarambwiye ngo ntabwo ari giye utera inda nyine muri uru Rwanda kandi nta n'ubwo mbyara ikindi kandi urabona n'indeshyo yawe koko ntazakwerekana bashiki banjye baze bakubonye ibaze bahita banca mu muryango birambabaza biramvuna ariko nkomeza kubana nabyo mbana nabyo amezi 6 ageze aza nyine tubana muri ubwo buryo musaba wenda amafaranga akayanyima n'ibindi ariko amezi 6 afite ageze imfite inda igaragara mbere ho yanje kunkomeretsa cyane kugira ngo nazayikuramo nazagira gute wenda cyangwa se ntazanamurega nazakora ibindi ku mezi 6 arambwira tumva nkubwiza ukuri wambwiye ko twite kandi biragaragara ndirakuze ariko agiye mfite umugore w'isezerano n'abana 5 yego rero ntuzongere gukora ukora ikosa ryo kunkurikirana ni byose kuko afite umugore n'abana 6 yego arabafite nibyo ndangije umutima urandya nyine urumva imaze kugira amezi 6 icyo gihe icyo nakoze nta kindi ariko nahise mvuga ngo reka niyakire nige kubaho mbanye n'umwana wanjye uri mu nda kuko ku mezi 6 urumva umwana yenda kuvuka kuyikuramo n'ibindi ibyo ni ibikorwa bigayitse reka nige kubana n'uyu mwana Imana ishimwe hari ukuntu umuntu atangiza agakina akagira ngo yakinaga ariko ntabwo aba ari ugukina hari umusitari wari twaga Young Grace muri icyo gihe Young Grace muri iminsi simerutse amakuru ye ariko icyo gihe nawe yari yarabyaye arangije aririmbira umwana uri mu nda arangije iyo ndirimbo arayigira iyo ndirimbo rero ndayidownloadinga ajya nkunda kuyiririmba abwira Young Grace ubimfashe mu gihe umutwe uraremerewe Young Grace yaririmba yitakuma kwa kundi yabigenzaga muri rap ye nkumva biranejeje n'umwana nkumva aranezerewe mu nda urumva nibwo buryo nabikozemo
kindi Anglais yarafite n'indi channel nayo ngo ikubuza abafiyemere nkumva ibiganiro byabo ibyo bintu nibyo byamfashije kugeza ngiye kubyara Imana imumugisha wari yumve ko kiragikorwa hari abantu benshi yahumurije kijyagize nyuma rero umwana aza kuvuka munsi nabyayeho nanone uyu mugabo ngiye kumbabaza ndiyambabaje ati yego nagiye kubyara nashatse gufata telefone ngo muhamagare narufashe telefone nyine ngo muhamagare ubwire ko nabyaye dahera wenda mbe n'izina ry'umwana telefone ayikuraho habe n'ibiceri 200 wenda kugira ngo mbwire wenda n'abandi bantu wenda babwire ko nabyaye ndihangana mwana mwita izina bitaro ndabyishurira hanyuma ndataha ngeze mu rugo nyine ntabwo yankurikiranye n'ubundi n'uyu munsi uyu mugabo akomeje kumbabaza yigeze akubwira ko yagusambanije mu rwego rwo kugira ngo abone amashaba cyangwa ngo akire umugongo ko atangiye usa n'ubitubwiraho yaje kubimbwira nyine inshuti ze akubwira ngo iki ari inshuti yabimbwiye yarambwiye ari inshuti nyine uwo muhungu wakodesheje iyo nzu byarangiye tumenyanye hanyuma aza kumbwira atari kuri uwo mugabo ko yagukoreye ibintu bibi tidisi ntabwo yagukundaga tiyagira ngo yivure amashaba abantu bagufi yagira ngo yagira ngo agire amashaba ntabwo yagukundaga wihangane ku byo yagukoreye afite urugo ubwo ndihangana nyine arabyiyorera Imana iramfasha umenye ko yagusambanije cyangwa mwaryamanye bite no kugira ngo ashake ngo amashaba warabyakiriye ni cya gikomere gikomeza kugaruka ukomeza kwibaza ubuzima uti kubera iki nameze nk'abandi nene ni byinshi nyine umuntu akomeza kugira akomeza gutekereza impamvu nkibaza ngo mbese mu buzima ubwo hari undi muntu wazambwira ngo arankunda niba nyine ndi ikikuri nkabaye ari kugira ngo bimarire amarari yabo bishimishe kubera icyo ari cyo bishimishirizaho Mana birambabaza nyine nakundi nyuma se wigeze wongera kubona urukundo rwagushimishije cyangwa se urumva umwana na sitaragoringanye nawe n'ikibazo naje no kugira no mu rugo ntabwo babyakiriye maze no kubyara mama nawe yanyirukanye mu rugo ndagenda nduhana umwana ndababara ndavunika ntangira kwiga ubuzima nyine ntanazi ntanashoboye urumva umuntu ufite ubumuga ahetse umwana kubaho muri ubuzima biragoye ariko kubera Imana byaremeye imaje kwemera waje kubona aho ubase n'umwana kubura homba uvuye iwanyu mvuye iwacu mama yarambabaje nawe yanyirukanye nta n'igiceri cy'ijana afite mpetse umwana ku mugongo ukiri mutoya ndagenda abaturage nyine bo bareba uwo muntu urushya ameze atyo unyuzeho wese akavuga ati mbega umwana urushye mbega umuntu urushye ubwo nyine ufite inzu idafite ikirimo akavuga ati ngwino uyibemo icyumweru kimwe cyangwa se uyibemo ibyumweru bibiri birumvikana ko byaje kugenda gutyo bikakugora ku byerekeye n'uko warumbaje ngo mbese narongeye hanyuma rero umwana amaze gukura urumva nize kubaho niga kubaho muri sosiyete nyine maze kwiga kubaho narihangiye turimo nkora amandazi nkayakora nkanayacuruza njya kuyakorera ahantu ni mu karere nari ndimo njya kuyakorera aho bigenda aho bikunda mageze undi musore nawe yaje kundeba abona uburyo nzi gukorera amafaranga abantu tuziranye bazi ko nzi gushaka amafaranga Gerard nawe niba ufite business nabonye uri sharp cyane n'ubundi ubwo rero babona nzi gukora babonye nzi gukora abasore bari baraho batariko kandi rero
ati ubu uyu mugore ntago mwamwigira ute yego ati ubu ntago mwagira ntago mwamusaba pase ko azi gukora nibwo rero umusore yaje arambwira ati rero ati rero yego ati ndashaka urukundo kuko ubusore ndumva bundambiye yego ikindi ndashaka umugore uzi gukora urumva arashaka umugore uzi gukora arashaka urukundo akava mu busore ndavuga nimenya ari byo umuntu urambiwe ubusore kandi akaba ashaka umugore uzi gukora kandi nkaba nzi gukora nta kibazo ariko nawe yari afite tageti nawe yari afite ikindi cye yashakaga noneho nawe araza nyine ubwo muri iyo minsi nyine nyirukanka wari gutereta yego yego muri iyo minsi ari gutereta yego nawe nyirukanseho anyirukanseho nawe araterese koko ndangije navuga nimenya ari byo kandi urumva amaze kwiga kubaho umwana amaze gukura sinyimuheka urumva nangiye gusubira iki ngiye gusubira kuba umukobwa mwiza nawe ngiye kuba mwiza Gerard ongera kuba icyuki nongera kuba icyuki nongeye kuba icyuki uwo musore ati rero ati nkagenda kukwerekana n'iwacu barashaka kunzana umugore azana ya magambo yawe nyine nanjye ibintu niwabo bivanzemo mana mbega ko byaba byiza ahari wenda mama marira yazize nayamuhoze urumva we yari yarahungabanyijwe n'icyo kintu urumva ntiyarize amashuri ikindi ni umwana wawe w'imfura nyine ufite n'ubumuga babona ko wenda nta n'icyo nzanamara kigaragara ariko none nongeyeho no kuzana abana icyo kintu mama ntabwo cyakiriye umuryango muri rusange na papa ntiyabyakiriye noneho ndangiza ndavuga nti ibintu uri kumbwira byivanzemo n'ababyeyi b'iwanyu ahari wenda ababyeyi banjye baseka maze kuvuga ngo ababyeyi banjye baseka rero ubwo urumva babonye pasi yego ayo magambo urumva ko ari gutanga pasi ayo magambo rero urumva ko yamweretse wese umwereka amarangamutima yawe amarangamutima yesi maze kumwereka amarangamutima rero nawe araje ati dukundane tunabane abigiyemo gutyo nawe igihe kimwe nyine urumva aza kuzamo kwiyumvanamo cyane nawe aza kuntera inda kuki wamwemereye kuki utabyiza uvuga uti wambye anteye inda urumva yiciraho urumva byaragiye kure sinzi icyabaye uvuga ngo nariraye ugenda mu rukundo ukumva nariraye aho ngaho urumva nikoze niraye rero urumva yaranyinjiriye kuko yaramaze gufata amarangamutima yanjye yose nawe ubwe kandi anyemeza ko ari byo ubwo rero nawe banteye inda ikijya kimbabaza ku munsi wa mbere sinyagira umunsi wa kabiri umunsi umwe gusa umwe iyo tariki n'uyu munsi ndayibuka nawe nahise mpaguruka ntwite yego nyuma y'iminsi rero nawe mpita numva ndatwite ndamubwira nteba tata ndatwite arangije arambwira nawe ukuntu yanshubije yarambwiye uratwite uratwite ati rero ushakishe mu bagabo bose mwaba muziranye wumve wayiguteye shaka uwayiguteye uwo ari we arababwira ni ko wankurikiranye kenshi abandi bagabo wabonanye n'ibandi waretse kumbabaza waretse kunengo arambwira ati oya ushakire n'ahandi njyewe ntabwo mbyara ndababwira ngo ntabwo byara ubwo urumva mpita nibuka mpita ngaruka kuri kote yanjye y'ubumuga ndavuga aha bibaye nk'ibya mbere ko biri kose aranennye akajya agenda rero akabwira abandi bagenzi be bakaza bakambwira ngo ugiye buriya kuri ureshya gutya ungera hano njyewe nta muhingukani wacu tubura mushiki wanjye mubonye nagira ne yari yakwijije ko mujyi wanyu mbere yari yabanje kunyizeza ko babyemera kandi nawe nanamubwiye mu harizoni zose ndababwira ni dore mfite umwana ikindi mfite ubumuga ikindi byose ibi bintu iwanyu bazabyakira arambwira ati ntarebe ari nabyo byankuruye cyane ati nagukundiye umugabo ndavuga n'uyu muntu umenya afite urukundo Imana yamwihereye ubwo arangije akajya abwira abantu nyine uyu muntu ngera hano aha cyewe ku mushiki wanjye amubonye byagenda bite iwacu ntabwo byakunda bahita banca
nuko nyine nkabyumva nkavumiriya nkavuga ngo reka nige nanone kubana n'iki n'umwana uri mu nda kuko urumva mu bihe byinshi nanyuzemo yari yakwijeje ubukwe urumva kujya iwanyu iwabo nako iwabo azajya iwacu yego urumva byose urumva ni mu nzira z'ubukwe rangije rero ati wumvaga se mu by'ukuri muzabana ngo wari wamaze kubyizera njye nawe namaze kubyizera rangije nawe ati rero ati umuntu uresha kura ntabwo namuhingukana iwacu bahita bansha yego mbana nabyo ndavuga ngo reka nongere nige kubana n'uyu mwana mbana nawe mu nda neza uyu munsi umubonye Gerard n'umwana wishimye abantu bazabona iki kiganiro bashaka bazandika muri comment ura mwana ni mwiza yego ni mwiza arishimye ariko byavuye kukumwakira neza ari mu nda yego birumvikana yego nyuma yaho rero umva kandi kantu kambabaje yambwiyemo yego igihe cyo kujya gupimisha inda y'umwana kigeze naramubwiye ni wareze tukajya gupimisha inda cyangwa se niba utanabyemeye wambaye nk'ibyangombwa byawe wenda nkijyana ariko nibura nkazavuga ko uyu mwana afite se yego arangije arambwira ngo uko wapimishije iya mbere niyo uzayipimisha ati kandi ikindi njyewe ndacyari umuhungu wa mama ntabwo njyewe nari nayiga gutera inda ati ndacyari umuhungu wa mama oya yego ndacyari umuhungu wa mama yego ndacyari umuhungu wa mama ati ntabwo ndiga gutera inda yes umuhungu wa mama akwizeza ubukwe akwizeza nanjye naramubajije nti uracyari umwana kandi nta nirangamuntu ngira nyine bisobanuye ko nta rangamuntu ngira ndacyari umwana ndabubwira koko ndamwibutsa ibuka tuganira ibi ibuka wamwibutsaga ibiki mwibutsa nyine ambwira ngo ndi mukuru ngo ni mukuru ngo arashaka iki ngo arashaka kuva mu busore yego mwongera nkamwibutsa ni igihe wambwiraga uti nkubwira ukuntu ufite undi mwana wenda ibyo bintu bishobora kuzakubangamira mu busore bwawe arambwira ati ibyo nta kibazo ngiyewe nzahangana nabyo tigiye umuntu wijeye nkanjye umuntu w'umusore umuntu uzi gukora kuriya urumva wananira urabyibuka ibyo byose ubimbwira yego arambwira ati ndabyibuka ariko ndi umwana wa mama ati ndi umwana wa mama yes ndacyari umwana vrema wowe uri mukuru ugenda wirwarize none se waramurutaga ntabwo muruta ayo ni amagambo yagira ngo ashenguze umutima ajya mu gikorwa nk'icyo cy'urukundo niko wenda tubyite gutyo yaragifurahiye yaguterese gute kugira ngo agere ku ntego ye kuryamana nawe kugira ngo agere kuri iyo ntego urumva nanone rero mwaba abantu bazakurikirana iyi nkuru ababyeyi babona abana babo batwaye inda bakabirukana burya ntabwo muba mukemuye ikibazo ahubwo muba mutekereza ikindi ndetse no kugikuba inshuro mutazi urumva kugenda azenguruka muri ayo mazu nabaga muri geto noneho yava wava nka nijoro akaruhukira iwanjye kaza kundara ntesha umutwe kingura umugore wanjye kingura shere wakumva ayo magambo nawe amagambo nk'ayo ngayo kandi noneho yaje mu nzira hose abivuga karitsiye yose igera barabimenya abantu bose barabimenya bati uriya nimukore uriya ni umudamu wa runaka ibyo bintu rero bigenda byinjira mu matwi bityo bigenda bigira biti bahari wenda byahoze mama marira yarize kubera yuko nabyariye mu rugo nabyo usanga nta gisubizo byivuyemo byagukomerekeje gute uburyo byankomerekeje rero byaje kunkomeretsa muri urumva twatandukanye icyo gihe tuvugana kujya kupimisha akabyanga bakambwira ngo ni umuhungu wa mama njyewe nahise niga kwiberaho jyenyine ndamwihora arabwira noneho uhereye umunsi kugira ngo utamvuna bikaba n'intandaro yo kugira ngo njye nkomeza gutekereza byinshi nk'ibyo bikagera no ku mwana reka ndekane nawe nyura izawe nanjye nyura izanjye ngira umugisha icyo gihe nza kugira n'impamvu inkura muri iyo karitsiye twari duturanyemo iyo mpamvu rero yatumye njya gutura ahandi hantu bibaye ngombwa ko dutandukana ubwo dutandukanye ubwo ndagenda mbana n'inda ndabyara mu kubyara nabwo nishyurira ibitaro nita n'izina umwana ariko ngeze kwa muganga byarambabaje nanone kubyakira hari filime njya mbona kwa muganga numva ndashaka gusubira kujya kureba urankunda filime ya
bari ababyeyi bajya kubyara bakorewe cesarienne nkunda kubona bari abantu baba bategereje ku muryango bafite ibikapu bafite ibintu byose yego iriya filime ndayikunda kubera yuko impamvu nyikunda ihita inyibutsa amateka yose ngasubira inyuma nkibuka ko njyewe urumva nagiye kwa muganga nta muherekeza ntaki abaganga byarabagoye bamaze kumbaga uko ngo nanjye nkorerwa cesarienne kugira ngo bansohore banjyane barabaje ngo mbese umurwaza w'uyu mudamu ninde arabura bakambaza bati kuki nta muntu mwajyanye nta muntu twajyanye nakubwira ko umuryango nawo utigeze wakira bene nk'ibyo bintu ntabwo umuryango unyakira ntabwo byumva na inshuti n'iki mbese nabayizore nabo numva mu mutima wanjye unyereka ko ndi jyenyine icyo gihe rero iyo ngiye kubyara mfata inzira n'igikapu nkagenda kandi si ubwo icyo gihe rero abaganga batuma umurwaza w'uyu mudamu ninde arabura abuze biba ngombwa ko umwana ariwe bamumufasha no kumushyira ku ibere birabavuna cyane umwe yaruhaga ahamagara undi aterega hano twagize ikibazo hari umudamu wabuze umuntu umufasha umwana ngwino unyakire nanjye njye mu bindi uvuga ni mubikore nanjye ndaza kwishyura yanjye mana icyo gihe nanjye mba nihagazeho ko mba narangije kuyakira ubwo nyuma rero gutaha hari akantu kaje kuzamo iki kiganiro kizarebwa na benshi i Masaka niho nari ndwariye kikwereka ko nyine urumva mu mutwe byajemo noneho ku munsi wo gutaha hari iminsi tumara urumva uba ugomba kuva ku gitanda undi mudamu akazaho ngiye ku munsi wo gutaha byarangoye gutaha barambwiye ngo ntayenda byanga numva mfashwe rwose mu mutwe numva ntibimeze neza numva bikoze sirikwi ndavuga ni harya ntaye gute umwana ntawe mfite wo kumutwara ikindi nabaga muri geto yanjye irakinze ndibaza ngo wajya ngiye muri geto ndasanga monde ibaze gutaha ngo uvuye kubyara utari busanga umuntu kwakira akantu kambabaza cyane mfiteho n'igikomere mbabazwa n'ukuntu njya kubyara simbona umuntu n'umwe umbwira ngo wakoze narangiza nkibaza ngo mbese mvuye guhamba imbwa kuko urumva impamvu ntawe umbwira ngo nakoze urumva umugabo ntawe nabo umuryango ntawe urumva nyine mba njyenyine nkibaza ngo mbese mvuye guhamba imbwa rero n'uyu munsi iyo nibutse story yo kubyara nkibuka urugendo rwo kubyara mpita nibuka ngo kubera iki njya kubyara simbona umuntu n'umwe umbwira ngo wakoze icyo kintu kinsubiza hamwe nibura kubwira ngo felicitation ntabwo mubona yego abo bagabo bose nyuma kubyara nta n'umwe wigeze yongera gukurikirana ngo amenye n'abana be nyuma yo kubyara abagabo bose nta n'umwe wigeze akurikirana amenye ngo umwana ameze gute akurikirana abana urumva nk'uwa mbere umwana wamaze kugira imyaka 6 ndagira nkubwire ngo nta n'isogisi y'amafaranga 500 n'umugore ntabwo azi ko wabyara umugore we none akantu kaje nanone umugore we nawe arankomeretsa cyane gihe kimwe naramubwiye ariko se mugabo urazi twarabyaranye kandi tubyarana umbwira ko nkunze nubwo nyuma wenda wambwiye amagambo mabi ariko uko biri kose ntabwo wanenda unyanga uwo munsi byibuke basi uyu mwana wawe nta n'isogisi nta n'inkweto bimeze bite ese kwandikwaho azandikwa kuri inde arambwira ati nabibwiye umugore mubwira ko nabyaye hanze ngo umugore warangije aramubwira ngo ibyo byabo babyaye hanze birwarize nta mwana wise uwo hanze uzaraganwa n'umwana w'isezerano abantu basoma Bibiliya mumbwira ibyo bintu nibyo ntabwo mbese yakurikije Bibiliya se ntabwo mbese yaravuze ngo azambwire ngo umwana ubundi nuko nanze kubivuga mu mazina yabyo yaravuze ngo nta kinyendaro kizaraganwa n'umwana w'isezerano ko nta kinyendaro kizaraganwa n'umwana w'isezerano ariko umugore ntabwo mwigeze muvuga nawe uyu munsi nta nubwo nzi mu bintu nirinda nuko najya no kubiyereka kuko ndi umunyamahoro mu buzima busanzwe nta umwana ntabwo arahura na se na rimwe urumva kubera ko ari umumotari mu muhanda igihe kimwe barahuye
nyine ubwo umwana warazi ngo se ni umumotari mu muhanda barazi ngo se ni umumotari mu muhanda ariko nta kindi azi ubwo kenshi igikomere mfite kuri uwo mwana uyu munsi amereye nabi Gerard ibaze umwana w'imyaka 6 amaze kumenya ubwenge arakina muri quartier abandi bana papa yarangiza akaza yirukanka kuri jewe papa ninde narangiza ntirunaka nari he nubwo aragiye mu kazi yarangiza yagiye mu kazi kwa dataha ndibaza ngo nzakomeza kuvuga ngo kwa dataha no mu byari byatumye uwo mugabo wa kabiri mwemerera n'ibyo nibura nari navuze ni ndashaka guprofita uyu mwana akiri mutoya akazafata uyu mugabo akamwita se noneho bituma mwemerera urumva ntibyamiriye ariko yego nyuma yaho n'undi mwana amereye nabi rwose uwa kabiri we yamenye se uwa kabiri rero sasa uwa kabiri n'uyu munsi uwo mugabo nakubwiye ko duherukana icyo gihe cyo gupimisha inda ati n'uyu munsi ntabwo turongera guhura nta nubwo arabona umwana we oya ntabwo aramubona noneho agashyira ikintu cyangarutse nanone kikantera ibindi bikomere aricyo gituma umuntu aza kuvuga iyi nkuru naragize gutya urumva umwana afite umwaka n'igice ibaza umwana w'umwaka n'igice isi ataramenya ngo yaravutse cyangwa ntiyavutse uko biri kose ariko arabizi ko yavutse kuko arabizi ko yateye inda nubwo abyirengagiza ndangije ndavuga niba se adashaka kubimbaza ariko reka mfite ya mbere njye gushaka iwabo kuko narindi no kuri pressure ya mama ambwira ati rero abo bana batagira base mbabarire niba ushaka kuzagaruka muri uru rugo uzagaruka umbwira adresse z'aba bana biranyangiza ndavuga se adresse zawo ndazikura rimwe ko ni mahoro nize nkavuga ngo reka niha amahoro nicecekere none mama akabanyokeje igitutu umwana nawe uwo mukuru nawe nyotse igitutu ati papa niki avuga uyu nawe nakura kabimbaza nzavuga ngo iki mfati ya mbere rero kuko hanu yantereye inda yabaga muri famille yabo nawe ntago hari iwabo yari yarahaje nko gushakisha ariko ari muri famille nza kuzasubira rero mpetse wa mwana bamubonye bati bati dore runaka asa na se ati dore runaka photocopy original abarangije bati se muraherukana ndaganire kada duherukana kijyagiye mu tuzi tuba bati se ndaganire ikintu mugiye kumfasha mugiye kungezera niburi wabo barambwira bati iwabo tuhaheruka kera ariko ntacyo umuntu yakurangira Gera byantwaye imbaraga bintwara igihe ndavuga ngo reka nshaka ariko kwase uyu mwana kugira ngo nahambaze se nanabura ariko nzamwereke ngo iwanyu ni hano ndakugenda n'urugendo rurerure mbangezeyo ngezeyo naho ngeze muri quartier bati tuyumwuzukuru ni waruna kuko ni photocopy original ngeze mu rugo iwabo rero ndaberetse bati nibi mwakoze ni ibyo umuhungu wanyu nuko nyine yabigenjeje bati ni byiza barangije kumbwira bati ni byiza rero umukecuru bariherera nyine babiganiraho n'umuhungu se oya umuyungu ntabwo namusanze ahubwo icyo gihe naragiye barambwira ngo ntabwo aba mu rugo ngo aba mu kazi ndavumira nyine ndavuga ni icy'ingenzi nuko ngeze iwabo kuko niho nashakaga yego icyo gihe rero ubwo mushiki baratangira bariherera mushiki we rero muri blague byawe ninakubwiraga ubumuga abaraje ntabwo yihishiriye yego atamba cyo gutuma seka nanjye ati Yesu ati mana ati musaza wanjye yarambwiye ko yateye inda gakuri none dore kuko ati koko nagakuri yewe ati yarambwiye ko yateye inda gakuri ati none koko nibyo ubwo mushiki we rero n'umukobwa mwiza ushinguye aracyari kandi aracyari rwose muri ya myaka igera gutya ndamureba ndavuga ariko mana
ntacyo nta kuntu wese mbigenze barangije bati rero umukecuru ati se none ndabwira nyine nuko nyine nabamenyesha ko umuhungu wanyu tuherukana icyo gihe ariko urumva ibyo umwana asabwa byo birumvikana n'urucabana hari mituweli hari n'ibindi bintu nk'ibyo umukecuru yarambwiye uzagenda ubanduzanira umuhungu ahubwo uzambwira aho wamusize ibaze umuntu duherukana mu mezi ane ntwite uyu munsi ndamukura he arangije atumva aramubwira kuba ntari kureba umuhungu wanjye ngo ibyo binyemeze nubwo ndi kubona nyine ari uwacu ntabwo birambuza kukubwira tugewe ntabwo bakumbwiye ntabwo bakumbwiye ntabwo bakumbwiye umutima ndapfuye atumva hari nimugoroba ati amafaranga hano ntabwo ari mu karima k'igikoni basoromamo amafaranga ntabwo ari bano basoroma amafaranga rwose mbabare yego ikindi ati uraza amaguru hanze rwose mu gitondo zino kugenda ubwo kubera impamvu yari injyanyeyo nta yindi rero najyanye kuvuga se niba nishimiye umwana ngo bamuterure bavuge bati dore umwana wacu urumva nyine mbere baramwishimiye nyine byo kubinyereka gutyo ariko nyine nyuma tugeze muri burenganzira bw'umwana aho niho byahindukiye ndabubwira umubyeyi urabona mfite ubumuga ikindi mfite n'undi mwana nawe nawe namujyanye kugira ngo nyine mbereke realite y'ibiriho byose ndabubwira umuhungu wanyu tujya kumenyana uyu mwana yari amuzi yazakunereta amureba ikindi mubwira buri kimwe cyose ubumuga n'ibindi ni byose yari yambwiye ko azabyakira nyuma aranenguha ariko nk'umubyeyi wamfashe iki arambwira tumva rero niba ufite ubumuga ntabwo ufite ubuhanye n'ubwanjye nanjye ndabufite kandi ntabwo afite yego ati ndabubwira rero kubera Gerard ngira uburwayi bwo mu nda mumara icyo gihe rero urumva urumva muri famiye baranciye kubera izo mpamvu nyine izo ngizo urumva mbeneze nk'umuntu uba njyenyine n'abo bana njyenyine twenyine iyo ntekereje kwivuza rero nibaza ngo ninde wafata umwana ese kwivuza byo bizagenda bite kuko nta n'akazi mva mfite nyine ndangije navuga rero kubera ko icyo gihe nari maze iminsi ndwaye nyine urumva n'utwo nakoraga twa tundi nakubwiraga byose byari byarahagaze mbona mbese nta nzira imbere n'inyuma uburyo n'ibumoso nkabona wabi bavuga ngo reka ngende nganirize uyu mubyeyi ahari hari icyo yambwira ese natagira sinzi mbese mu bubyeyi bwe wenda harabamo imbabazi arambwira ati hano ntabwo ari mu karima k'igikoni basoromamo amafaranga nese mbwira Antoine mbare kabiri utaha yego turazi ibirenge hanze urazi ibirenge hanze mu gitondo ugenda uko utaha icyo gihe nanjye nabiraje hanze tugana ku musozo ndashaka kumenya uwo musore wa kabiri ubwo agombaga no kukujyana iwabo ngo akwerekane atigeze igihe cyo kurongora igihe cyo gushaka umugore urumva yakuryoheje cyane kandi azi ko ufite umwana umugabo nawe wa mbere wakoneye ko ngo uri igikuri avuga gutyo ati buriya nakurongoye cyangwa nagusambanije bitewe n'uko yifuzaga amashaba nyine ku bikuri nyine yego uwo wa kabiri we ntabwo yigeze agenda kuri ibyo kandi nkubwira ko inshuti ze zaza kumbwira avuga ngo uriya muntu mugufi kiriya gikuri nyine nagengutse wacu kandi nkubwira ko nanagerayo mushiki watishiriye ahise abimbwira ntabwo yishiriye ahise avuga ati umuryango wacu ntabwo abantu babamo ntabwo babamo ubwo rero biherereye nyine baravuze bataha nka mabukwe ubwo aravuze ati uriya ntabwo yambera umukazana niko kumbwira turaza amaguru hanze mu gitondo uzinduka utaha ugende wirwarize n'umwana wawe iyo mituweli uyifashe n'ibyo byo kumbwira ngo urarwaye ngo ibiki n'ibiki byo ntibindeba ugende aho wahuriye n'uwo musore muzongere muhasubire nyuma yaho rero naje gushaka nimero ze ndamubwira arangije ndabubwira ariko se umwana n'ubu ureba igihe gishize nta no kumbaza ngo warabyaye arangije arambwira warabyaye ati iwacu barambwiye ko wageze ati ninde wari ukujyanye mbese ndabwira se none nakoze ikosa ntabwo wagombaga kujyayo ndabwira ariko nagezeyo basi none se uyu mwana nta na mituweli nawe yansubije ijambo abantu b'iki gihe bazi gusubiza Gerard
bagara sinzi ahantu babyigira yarambwiye ntabwo uri ikimina baturamo amafaranga ariko mana akari gaseko nkake abantu bikigiye mana ko ntabwo uri ikimina baturamo amafaranga ibaze nanone umutima wanjye urababara sinigeze umuguta cyagihe turyamana wari ubifurahiye nyuma kuki waje kumpinduka urumva byose narabimwibutsaga nyine ariko urumva bigeze ku burenganzira bw'umwana wose niho bigenda bipfira ati ntabwo uri ikimina baturamo amafaranga umwana genda rero uwo mwana namara gukura niba kunanira uzamume ubwo rero muri make urumva ko abagabo bose barambabaje nizere ko ariko nta wundi wigize wongera kuguprofita nyuma oya nta wundi ubu ngubu nyine mpanganya no kurera abana banjye wizerera mu rukundo nizerera mu rukundo gute ushatse rw'umugabo n'umugore rw'umugabo n'umugore uyu munsi urakizera mu rukundo ko numva watengushywe yesu we ntabwo byaza bitinze kuko ndacyahangana n'iki urumva akanyamanganya no gukorera abana njyenyine mfite ubumuga ntabwo ntabwo biba byoroshye muri rusange yego ikindi urumva nanone kiyongeraho kikanambabaza aricyo kintera ibikomere kikakomeza no kunyibutsa ko nakomeretse koko mpanganye n'ihungabana ry'abana nk'ubu mwana nje mu kiganiro yambwiye ko kuma ugiye ndahuganiye Kigali ndiye Remera arambwira ngo unyurire aho papa akorera mubwira kumpera amafaranga unzanire ibaze yego numva birantushije kuko nk'uyu mugabo wa mbere we sinjya mfata n'umwanya wo kumutekerezaho kuko urumva afite urugo yego ntabwo rwose njya numva mbikeneye kuko mbavuganire reka muha amahoro ye ibyo yakoze byarabaye reka ndebe umwana ariko umwana iyo ambwira ibyo umbwirire papa ndamubwira mukuye he atari ikibazo hari ukuntu burya umuntu ajya abaza umuntu mu cyayenye amwinja kugira ngo amenye ko ibyabaye wabimenye ntugeze umubwira uti ese mbwira amashaba wanyifuzagaho yakugezeho warayabonye urumva nyine nyuma narabimubwira iminsi yashize nyine duherutse kuzabiganiraho ahashize ndamubwira ariko jya wibuka ko wamemukiye jya wibuka mfatiranye mu ntege nke uranyangiza urambabaza arangije arambwira ati mva nkubwire Antoine yego ndumva nkubwire erega burya byari bishingiye ku irari ryanjye nta rukundo rwari ruhari kuko nari mfite umugore n'abana narabikubwiye nuko nyine abantu bagufi kenshi abagabo tugira amatsiko kumenya ubwambure bwanyu ntiwarishimishije basi ati nyine abantu bagufi bizwi ko mutera amashaba ndabubwira se warayabonye ati have imana yawe yaraguhoreye ati ntacyo nabonye ati ufite imana nyine ntacyo nabonye ati kuko naje gusanga kwari ukukurenganya naje gusanga ari ukurenganya umuntu w'imana ndabubwira ni rero ntuzongere ugarukire imana nyine ubyumve ko ibintu nk'ibyo ngibyo tuzabisubiraho wahemutse yego reka dusoze uyu munsi ku muntu wifuza kureba ikiganiro cyawe ku warebye ikiganiro cyawe muri kano kanya reka tumusabe akubera inshuti akubera umuvandimwe icyo imana imushoboza ko yafashe uyu muvandimwe uri kureba abana be bonyine ubumuga muri ino sosiyete nyarwanda noneho bw'ubugufi turabizi ukuntu biba bimeze Antoine imana iguha umugisha bice mu bantu ba inkuru yanjye kandi bizakemuka ubuzima buhinduke sibyo yego gusa ntiwizere abagabo nanone kujya gutyo ugasanga ati nanjye ngwino ntera amashaba uri kubyumva cyitondere cy'abagabo cyo cyararangiye bikora n'ubwenge ariko kubera igikomere baneye nyine iyo ufite igikomere umugari wawe urukundo nyine biragoye kongera kwizera abantu bo muri iyi minsi buri wese aba afite icyo agambiriye ariko muri byose nkomezwa na Kristo imbaraga ndimo ndarera abana nubwo biragoye rwose pe
rwego rugaragara ariko nzi ko neza Imana izabikora. Yego urakoze cyane. Vuga nimero ya telefone yawe. Nimero yanjye ya telefone guteranya 250 7 8 6 2 40 6 12. Urakoze cyane. Umva inkuru yanjye.